Welcome to my YouTube channel. Kuri uyu munsi tugiye kwigana uko wateka ibi birayi bimeze gutyo, bisa neza gutyo, wibereye mu rugo. So stay tuned. Aho njye nari maze guhata ibirayi byanjye, utangira uhata ibirayi byawe. So nari maze kubihata, ngiye kugenda mbikataguramo uduce duto duto bitewe n'uko nabyifuzaga. Nawe wacamo uduce wifuza, nuko nguko ngiye kubikata. Ahangaha rero nari maze gukata ibirayi byanjye, nuko nguko byanganaga. So nahise mbifata ndabitogusa gutyo, nashyizemo akunyu, ndangije ndabitogusa mu mazi arabira. Maze kubira nshingamo foke ndeba ko byahiye. Aho ngaho nahise ngenda ntegura ibyo ndi buze kuza gukoreshamo. Aho ngaho nahise mfata tungurusumu ngiye kuzisekura, izo hano nari gukoresha. Ibi ni byo birungo bindi nari bukoresha. Iyo risesi de tomate nari bukoreshe, nari bukoreshe magi 3, ngakoresha na poiro ndetse na serede. Aho ngaho nahise mbitegura. Hano ibirayi byanjye nari ngiye gutangira kubishyiramo ibirungo cyangwa kurimanetinga. So nahise nshyiramo za magi, izo nizo magi nizo nari ndi gushyiramo. Maze gushyiramo magi, nakoresheje magi 3 nkuko mwabibonye, nta wundi muntu ndi bushyiremo. Mu kubitogosa nari nashyizemo akunyu gake. Maze gushyiramo magi nahise nshyiramo na black pepper. Maze gushyiramo black pepper nuko nguko byari bimeze. Maze gushyiramo black pepper nahise nshyiramo za tungurusumu. Maze gushyiramo tungurusumu nahise nshyiramo byiza poiro ndetse na seleri. Mubireba, maze kubishyiramo nahise nshyiramo utuvuta dukeya. Ndangije nshyiramo na ya sesi de tomate, nuko nahise nyishyiramo hano. Maze gushyiramo sesi de tomate gutyo, nahise mbifata ndabivanga byose nyine, ukabivanga neza ku buryo byose bihwana nyine, bigakora fezi. Naho nari ndimo ndabivanga. Nari maze kubivanga ngiye kubiteka. So ku ipanu ushyiraho rero utuvuta dukeya, nk'uko nguko muri kubonaho ni dukeya, ntabwo tunagize. Ukagenda ushyiramo ibirayi byawe kuriya, ugashyiramo kamwe kamwe gutyo gutyo.
ugategereza akanya ukazajya ureka ibirayi byawe bigashya, uko bihiye ugahindura uruhande rwari ruri hasi ukajya hejuru n'urwari ruri hejuru rukajya hasi, nk'uko nguko muri kubona mbikora. Ni kuri bugende ubihindura, ugahindura kamwe kamwe gutyo mpaka ukareba ukumva ko kahiye neza, nyine kari nyine kakomeye hejuru, kazanyeho akantu kameze nk'agaho hejuru. Ibirayi byanjye byari bihiye, byasaga gutyo, byari bimeze gutyo, nyine tuba tumeze nk'aho dukomeye, inyuma nyine dufite akantu k'agahu. Ni uko nguko ibirayi byanjye byari bimeze, kandi ibirayi pe nawe uzagerageza ubikore, biraryoha, kandi mubonye ko uburyo tubikozemo ari uburyo bworoshye, ni uburyo umuntu wese yakoresha. Nahise mvanga ketchup na mayonnaise, nshyiramo na vinegere gakeya, ndangije mbisavinga gutyo. Ibi birayi umva biba biryoshye, bimeze neza, nawe uzabigerageze. Biba biryoshye kandi murabibona ko ni ibintu byoroshye, ni ibintu umuntu wese yakikorera mu rugo, ni ibintu wakora nta bintu bidasanzwe twakoresheje. So wahindura uko urya ukajya ubicishamo, ukabikorera abana, ukagira uti nawe wundi udakunda kurya, buryo iyo ukora akantu ugacishamo nyine n'ibirayi ariko uburyo bitetse nta muntu utakifuza kubirya. So niba ufite abana badakunda kurya ibi birayi ndabigutuye, uzajya ubibatekera. Nawe niba kurya usanga nyine wabuze shoyi y'ibyo uri buteke, ibirayi uzajya ubikora hanyuma ubiriye ibirayi biryoshye. So subscribe nyine kugira munshyigikire, just subscribe to my YouTube channel. It's simply an YouTube channel yanjye, nimusubscribing and then nzajya mbigisha n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye, uburyo wategura mu nzu under budget ukoresheje amafaranga make, uburyo wateka ibiryo biryoshye ukoresheje amafaranga make, uburyo watura ahantu heza. Just this is my first video, so ni munshyigikire maze mbone ko mfite abantu turi kumwe, mu ntere courage, sibyo? So ndabakunda abantu bamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe, just subscribe. I hope ko muzinjoyinga this biganiro byanjye, ama vlog nzajya mbakorera, so muzaenjoyinga. So thank you for watching.